no kuvuga ngo cyo cyakorewe gusohora ntago cyakiriwe kwakira no kuvuga ngo kayuzura no kuvuga ngo kuri aba bamupiga urumva no kuvuga ngo kuri aba bacomeka urumva no kuvuga ngo yakira ibintu bitakakiriwe bya bintu rero bagenda bikerekanga mu rutu rw'umugongo ubu kayuzura rwo yakunama utara ngibi binarimo urumva no ngo dore ngibi no kuvuga ngo rero abakora nkumva ni kuba baradi oya uhindukira kabiri kure dore ngibi do ngibi do oya sangura kamera musa nashaka gusubira kamera wowe ukabiziko mwashize isoni urabizi neza ko uyu mugabo ni namugezeho nyene nifuza guhura nawe yewe naramukunze pe wamukundiye iki afite inda irimo amavangingo menshi oya kandi uyu mugabo afite nyashi uyu mugabo afite umwuka mweraho nyene wa mukwaje nyene kwagezebura kwaje n'umwana ngenda kutoteshe mu izina rya nde oya kandi mana nziza umufasha uyu muntu yaba umuntu muzima ibintu bakabivamo mana urabona ko uyu muntu agiye afite nyashi rwose afite amaribori ndamushimiye musaba ya Yesu none umuginga nanjye ratangiye kubimbonamo ku buryo yumvaga buri se wumvaga niwe wandya nije wakurya byagenda bite yewe kubera ko ngiye gukora ko ngene nkanaterwa ndi hybrid nari kugutera nta kibazo ariko nyene jewe nari nagukunze mbona uri mwiza mbona nyene ubereye igikundi cyane mbona mu muryamye wamwica umusa no kuvuga ngo ko n'ubungu ndi guhemba insigane mvara ngubwira none oya wambabariye kwe wambabariye kwe mbabarira je twumvikane nemeye kukubaha ndabyihanganiye kwishyura reka twubahane ye nabyemeye abasengera kandi rwose nemera ko Imana ibaho nemera ko gusengera ibaho wabara ko wahinduka ndaza guhinduka uraza guhinduka ndaza kuba mu ndaza kubireka ariko banza umaka inyuma kironje oya nubundi barata ntabwo yakumbaza mbega ibiro bakunzi ba Kigali Live TV reka mbasuhuze kandi nanone mbaha ikaze babwira ngaho muri hose yambo amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba urengera bwaryo umujyi wa Kigali ntara ya gatandatu aba diaspora mwese turabasuhuje aho muri tubashimira ko mwarabashije kwanda subscribe kuri Kigali Live TV nitwa Demes Musabe intare imeze nk'ipusi mu Nyarwanda ndetse n'abanyamahanga je suis Ario komesha dans les maisons de Wande et des étages imbere yanjye murahabona abantu babiri ariko ntabwo ndi buvuge igitsina gabo n'undi mugabo iki iyi bayita braderi ikora ibiki ni kuvuga ngo niyo bita ubundi yego braderi indayo uri n'ibiki koko kugira ngo ingane ikirimo ibiki ni ukuvuga ngo ntabwo agira ndutariye asanga harimo dutuyoka oya ndirimo amazi oya nayisomye nyaye n'akabisa yes comment ça va dutangiye weekend mvuye mu kibada ça va bien meze neza ndashimira Imana nyashi zambaye nyinshi amavangingo ni menshi ariko mu imisi inyo ziri mu kazi ni satani kayose ngo mubizi nuko wivuga barabizi mugabo nawe wivuge yagiye bagitaka boss yego urumva je ntago najya kuva nk'uyu kuko genda umuntu w'umugabo ufite umuryango kandi nk'abandi umuntu usenga yego kaba nsengera mu rusengero bita seyira rusengera kuri mezo yego no kuvuga ngo rero nubwo dusanze hano nk'umunyamakuru ukorera Kigali Live TV yego no kuvuga ngo uyu mugabo yari yaje kunsura agira ngo ni umuntu w'umugabo mugenzi wanjye ariko none ntunguwe no kubona yambaye planti n'iki aramwe ngo n'umutinganya ariko se wowe bita satani kayose
yewe reka nkubwire wa munyamakuru we sibyo yego urabizi neza ko uyu mugabo ni namugezeho nyene nifuza guhura nawe Yego. yewe naramukunze pe wamukundiye iki afite inda irimo amavangingo menshi oya ikindi cya kabiri afite n'umubiri ujegajega rwose umeze nk'amaribori ikindi cya gatatu araryoshye nubwo ari umukozi w'Imana kandi gukunda si icyaha yego gukunda si icyaha ntategeko yari bihana ako se reba ukuntu ameze reba oya no kuvuga gukora wumva genda komeye nubwo yewe ntabwo gutya genda komeye ntabwo ndi gushaka ubukomere ndi gushaka nyene umuntu worohereye tu kandi njye nabikubonye ubwo ari kwikomeza kuyana mukunda reba neza maze reba neza reka nkubaze afite n'amaribori menshi oya maribori ndende afite kuko bigaragaza umuntu ubyibushye afite n'ikida gikomeye cyane maze reka mubaze ubundi satani kayose bivuga ngo hose karya inyuma ariko mbagira ngo ngure numva mwumva bareba Kristo kuko arimo gutuma ncumura oya satani kayose kurarura ndagira ngo nanjye numve rwose ari ikintu nshaka kubaza satani kayose agira amaribori ujya amaribori mu ntege uyu mugabo afite amaribori meza kandi uyu mugabo afite nyashi uyu mugabo afite umwuka mweraho nyene kwaje nyene kwagezebura kwaje n'umwana ngenda kutosheshe mu izina rya nde oya uyu muntu ari mubi uyu muntu ari mubi kubaza njye ibintu narimo narazira muri umukozi w'Imana babarira twumvikane niba ushaka kuduhuza ndamusabye kuko bafite amasatani afite amagini make jewe nta kibazo nta kibazo ntiwaje no kubaza zamura amaboko mana se Imana ikunda abantu uyu muntu amusengera mu izina rya Yesu kandi Mana nziza umufasha uyu muntu yaba umuntu muzima ibintu arimo akabivamo Mana urabona ko uyu muntu agiye afite nyashi rwose afite amaribori ndamushimiye musaba mu izina rya Yesu wambabariye kwe wambabariye kwe reka ngo mbabarira bye twumvikane nemeye kukubaha ndabyihanganiye kwishura reka twubahane njye nabyemeye abasengera kandi rwose nemera ko Imana ibaho nemera ko gusengera ibaho wabara ko wahinduka ndaza guhinduka uraza guhinduka ndaza kuba mu ndaza kubireka ariko banza umaka inyuma kironge ariko uruntu n'ubundi barata ntabwo yakumbaza mbega ibiro ntiwongere wamugenga birashoboka ko akaba yanga abatinganyi kandi birashoboka ko nkabana ni mu Rwandisha yego ariko nanjye nubwo wenda ndise kibi ni satani ndi umuntu utingana ku karubanda mpuzimyo n'abagabo bagenzi banjye ni horomone navukanye nanjye singe wabyishizemo ariko reka nemere ubukuru bwe bwubahe reka nemere rwose ubwubahiro bwe mbaho agaciro nta kibazo angira inama nk'umuntu ko umubyumva reka tuvugishe kutwe namukunze ntagarica yaranyishe urabona ibintu yaranze ko ntabwo byakuraga nibyo gihe ntekereza nari nagiye kumukora cyane no kuvuga najyaga byumvira kure ariko numva ko byanashoboka none umuginga nanjye ratangiye kubimbonamo ku buryo yumvaga ubundi se wumvaga niwe wandya nije wakurya byagenda bite yewe kubera ko njyewe gukora ko ngene nkanaterwa ndi hybrid nari kugutera nta kibazo ariko nyene jewe nari nagukunze mbona uri mwiza mbona nyene ubereye igikundi umusuka murwanya muri ubu umuryango wamwica umusa no kuvuga ngo ko n'ubu ndi guhenda ikisigane umva rero ngubwire none umva ngubwire gerageza ngubona nkagira ngo uri umuntu w'umugabo oya ubu nemeye kuba umuntu w'umugabo wemeye kuba umuntu ugahinduka se ubu ndaza guhinduka none no kuvuga ngo niba ushaka ndahinduka iniyo z'abagabo zireke uyu munyamakuru adusanze mu gipangu azagaruka asanga purato wayikuyeho nzayikuraho ninemerere kuzura nzayikuraho rwose n'impeta nabaye ku gitsina nzayikuraho ntacyo ku gitsina ntacyo ibyo biroroshye uyu munyamakuru ni umuntu wacu gusa iki kintu wacyumvise yambaye impeta he ku gitsina ubona kuvuga afite igitsina kinini iyo afite igitsina kinini barayimwambika kugira ngo kigabanuke ninjya gutera kigira aho kigarukire ni ukuvuga ngo rero munyamakuru dufashe ku wa kane tuzagaruka kudukoresha ikiganiro n'uyu mugabo bino bintu yabikoye kugira ngo yereke abanyarwanda ko yahindutse iki dore iki ariko iki kiburitse cyo bateyeho oya yorere iyi ni imisatsi yanjye nayo mahawe n'Imana oya ntabwo ari imisatsi wahaye n'Imana naturelle n'ubu bwanwa bumeze nk'ubwisekurume n'ibi bihereno bikureho bino bihereno nzabikuraho ubikureho none urangiza ugire gute uzaze wambaye neza nk'abantu b'abagabo n'agatise ubundi urebe ukuntu wahita ubona abaterankunga benshi yaranyishe ariko ziko zitaye zawe ari iy'umusore cyangwa w'umugabo arizo ziri mu kazi ziri mu kazi ninyo ziri mu kazi oya kandi urumva se wahinduka utkana ngo niyo ziri mu kazi
none se basi reka mbwira sibyo inyungu bizangirira ni yihe ibyishimo nzabona bindi biruta ubutinganyi Mose Kayo sinigeze kubona umunsi umwe mama wawe umubona ukamukwepa naramukwepaga kuko ntabwo azi ko nagiye mu butinganyi kuko amerwa n'umwana uri bivugitse neza se ntabwo bivugitse neza none mama wawe muhura akagukwepa ukamukwepa ukaba wakwisha abavandi muri zira muvukana ndabifite ariko nyine nabo baramvumye nabaye ikivume nabaye sekibi baramvumye nose ubundi ibi bintu mukuramo iki oya ni ubuzima ni kubera ko n'igitanga ibyishimo mu bagabo birumvikana ariko nyene biragoye kugira ngo umuntu ahinduke ariko kuva ngewe warunyishiye umbwiriye n'inama ubu ngubu nyene songiye kwegera agakiza nyene ndebe ko nakizwa ndebe ko nahinduka ndebe ko Imana yabirandura hormone zanjye imisemburo byibuze ndebe neza yuko nanjye nabo umugabo usanzwe nyene umugabo birashoboka biragoye ni ukubifashamo n'uwiteka barank'uyu mugabo yaranyishe uyu mugabo yaranyishe yarambitanye afite ibiro nk'iby'intare ntacyo ingenge kukugira inama ariko bureka nkubwire Kayo muri bino bintu ako nungira inama uzabanza ugira inama ariko wampayeho gatoya ndagutimbura hano n'ibyo ndagukura amenyo ntabwo hano cyiza umva nkubwire no kugira ngo noneho byumve neza Kayusu mbona no kujya kubyumva reburi myiza bana mwishe kubera amategeko y'u Rwanda bamana nkuko bahana abandi ariko no kumango nyamangunisha umutinganyi urumva bashyiramo inyoroshyo ugabanye rero kwica umutinganyi bashyiramo inyoroshyo kuko n'ubundi abangamiye benshi nose ubutakusi yagagombye kuba afite umugore n'abana bane abana bane se washingiye musaza wabo se ngo mbimenye byibuze none musaza urabyara byibuze ushingiranye nawe nafata intanga zanjye nkazihuza n'izabo n'izanjye ubundi mukabyara umwana ntacyo urumva uri umugore wa munyamakuru uyu muntu ushaka kumubaza ibi bintu igihe bimazemo watubwira nk'umuntu w'umusitari mugeze muryamana twajyamye na Dumba uriya Dumba urajya mbona twararyamanye na Jihad uyu nguyu Jihad kandi bamaye ibyishimo Jihad niwe waguhaye cyane wamuhaye yarampaye twahuriye hariya kuri stade Amahoro kuko byaje kuko nabonye bayerekana gafite akantu gato yarikinishije rwose agafira wuni nyene akaruka gapipi nyene kangana gutya ereka se muhungu uyu nguyu ejo bona byine kuri kwa Kenisi nduzikako ari kumasura muri stade yako se ubundi yo bamujyana mu kabari giye birabintu ntabwo byashimye ariko se muhungu we ko birabintu mbona by'ubutinganye ko mbibona no ko nabibonye kuri stade byina ko bimeze nkaho byamuteje imbere kucyo bitaguteza imbere so nuvuga ngo bariya abantu bafite impano yo gukira bafite impano yo gukira kandi burya buri muntu wese agira uko kubaho ni ku murongo nanjye wenda hari igihe kizaza wenda nanjye nkazijya mbyina bakamaye amadolari bakamaye amafaranga ariko njyewe imbona amafaranga kenshi na kenshi yo nasambanye n'abagabo no kuvuga kugira ngo byumve wowe mu munyamakuru yego njyewe kera za 2004 za 2003 2005 yego hari umutinganya wabaga kuri 40 yego bamwitaga Jamera yego yacuruzaga agataro kuri 40 abantu bakira baramuzi kuri umugabo ucuza agataro ariko ari umutinganya yego yarameze gutya Kayusu yarameze ariko yambaraga igitege arimo gucuruza agataro none ari nk'umuntu hanyura akavuga ngo Jamera akatabata ngo abe none uvuga ngo Jamera rero yaje kugira ni nko kuvuga ngo ni nk'Imana arapfa yagize Imana arapfa yego kuri umuntu uzi Kayusu apfa urumva yabagize ibyago ni Imana nawe uramusesereje oya so yewe magendizwe n'Imana upfa kwanjye biri kure kandi ikindi ntakurama kudapfa niyo napfa ntabwo ndaharangiza uwo Jamera yarapfuye yego apfuye kugira ngo byumve ko ubuteganya ari icyaha kibi abura umuntu umuhambaye maze icyumweru ku muhanda leta barishyiramo ingufu zo kujya kumuhamba kugira ngo wumve ko ubuteganya ari icyaha kibi Kayusi nawe apfuye ntabwo abona umuntu umuhamba niba atazagira ikibazo ye niho naribwa n'imbwa nkaribwa n'ihuku nkaribwa n'ipusi ntashitwaye ubundi sinapfuye n'ikindi abari kuramira je nta kibazo mfite kuko nzi neza ko abatinyi nabo n'abantu we ntabwo muri abantu turi abantu ni ukuvuga ngo iyo umuntu akureba kuri face to face abona uri umuntu ariko imbere ntabwo uri umuntu ikibazo reba warundarikiye kandi undarikiye ndi umugabo mugenzi wawe nagukunze narakwiroteyeho buki narakwirotereye ariko nyene byarangiye ntabwo nongera kugukunda ngo ukrashinge wankubita ukandangiza rwose oya ngimva nkubwire wankubita rwose ukandangiza wanangica ariko kubera kwiha amahoro kwanjye umusa ureka nkubaza ikibazo uramutse ubyutse mu gitondo ugasanga bagusindishije nkahita mutera nkamutungura wabyakirwa muri kabiti bari kugufata ku ndi kukurogora wasinze ari ninjoro wasinziriye nasinziriye cya wakwiyahura pe ntabwo nakwiyahura ikintu cya mbere ntabwo nagushaka nkahita nkwica oya niko kuri
wakica umuntu none umuntu gozaba igihe yaba yankunze ariko sha biragoye umuntu utabyo bikora byamugora ntago kujya mu kabono ke bikugira gutya nane bibindi sha nukuvuga ngo rero Imana reba ukuntu yarangize abakozi barimo mwari kudukurikiranye Kayusi y'ingo mubona yari yansuye numvaga ni namukunze ariko nukuvuga nibeshe yemeye guhinduka akaba agiye kujya senga umva agiye wasengera muri itorero kumva wahindutse umva ajya muri idini asengera mu umva ryagufasha mu myumvire no kugufasha n'iki n'iki nasengera mu idini ry'itorero ry'abatinganyi kugira ngo natwe dukiranuke ukiranuke wakiranutse se twaba twakiranutse ayo mabara wambaye ntahurira n'abatinganyi aya mabara ni kabarasta nyene aya mabara nyene ni gitinganya ariko na mabara nyene ya orange nta kibazo kirimo ese imagine biramutse bibayeho ukabyo kugasanga wabyakira mwite nyene nabyakira umwana nyene nkamubyara nyene nkamubiza ntago wabyara uvuga ngo babyara nyene mu kibuno si byose bakasiga utuvuta nkorohera nkamubyara oya babiri kuvuga ngo batinganye babyara ibuye abatinganye babyara ikibuye cyangwa ikibeba kuriya baba undi muntu usuzi wabyaye ikibeba se noneho nawe utangiye kudusebya oya nuko basuka umusebya urabona nka kuriya nuvuga ngo iyo kira twebwe twita ikibuno ni ukuvuga ngo ni nka kanari ni ukuvuga ngo cyo cyakorewe gusohora ntabwo cyakiriwe kwakira ni ukuvuga ngo Kayusi rero ni ukuvuga ngo kuriya baba bamupiga urabona uvuga ngo kuri aba bacomeka urabona uvuga ngo yakira ibintu bitakakiriwe bya bintu rero bagenda bikereka ngaho mu ruti rw'umugongo ubu Kayusi nabwo yakunama dore ngibi binarimo urumva no ngo dore ngibi no ukuvuga ngo rero arakora nkumva niko wabyumvise wewe unamabike wewe uhindukira kabiri kure dore ngibi do ngibi do oya samura kamera musa ntabwo ushaka gusigura kamera wowe Kayusi ko mwashize isoni no ukuvuga ngo rero kiriya kintu ubonye kubera ko nyine biba byaramenyereye aba yaramenyereye kugira gute kubyakira iyo biretse haranakweretse mu ruti rw'umugongo birangira bigera bikazahuriramo umunsi umwe akazagira gute kazabyara ikibebo oya ariko ngewe nta wenda ibyo uvuze ntabwo ndahura nabyo kika wenda umunsi bazantera inda nkabyara ariko ndashimira Imana kuba muri kuno kwezi ntatewe inda ariko arabone kayu rero tuyibanira nk'abantu nyine n'abantu bagiye kuganiriza nk'abantu babagabo none oya no kuvuga ngo uje mugize umugabo ntabwo nanjye n'umugore ntabwo n'itakanya gato cyabizahora wenda kubera ko nabyo tufutse ndi umugabo nkafite hormone za kigore hari gihe wenda hormone zizahinduka nkahita mba umugabo rose kuvuga Kayusi ngiye kuganiriza ntabwo mu buzima bwawe ujya wumva washaka umuryango wagira umuryango bwoko kikireka nshatse umugabo w'umugabo mugenzi wanjye ntusi umugabo mugenzi kandi atabyara nazafata intanga zawe n'izamuga kurusha ariko wa mugore byarangiye bite ko urabonye kwiruka aravuga ngo wamuteye sida byarangiye bite nyene sida kana n'ibintu byose ukajya gucumbikisha ko urabona n'ibintu ugira ujya gucumbikisha amasafuriya abiri ujya gucumbikisha agakapu nyoka baraje mbonera amanga manzure ngo nta kintu ubaye ko nta kintu ugira nizo bona kenge naje ko mu diaspora nta $1 ubu ngubu meze neza muri minsi ufite umugabo mu diaspora mu diaspora w'umuzungu rwose w'umushinwa rwose ariko ntamo neza byatari ariko ngubitira nkanyirwa pe ibyo byo kugirwa ntacyo ko nabonye harya uriya mugore wawe ejo bundi mwita ige ko Ige nabonye kwirukana yaranyirukanye ariko cyo gihe twe cyo twapfaga namucaga inyuma nawe kancinyuma hari ikiboro yari afite nyene birongoza mu kibuno bita kimwe cy'abashinwa nyene bita igitsiragabo akirongoza nyene yakizijya gikodesha nyene rya abandi ugasanga nyene mu buriri nge nawe turi gushwana ukakubera ko yapanutse nawe ugasanga ntabwo ndi kugeza hashaka yego tufite tubishwana nyene tufite tutandukana aranyanyirukana ariko jewe na Ige rero tende sida se nawe twahuye ufite sida je nta sida afite cyose Ige kayigira kandi muryamana Ige yanduye ahandi ntabwo namye yayikuye ariko je ni muzima nose bisubiye kandi sida ni indwara mu zindi niyo nando nta byose ziba kwa boss bijya mbibarize ubyutse mu gitondo uri umuyobozi iki kintu wakora ngo uhashye ubutinganyi mu gihugu byose mu gitondo umuyobozi naba nka Museveni oya cyane Museveni yakoze ihise Museveni ubuso bakandagirayo ijeje kandi ko papa zishute ifite yo ni nyinshi zifite ariko niwagerayo kandi bari ubutinganyi ibugande ni nk'urumogi mu Rwanda dore kuntu yabigenje reka nkubwire niba uzi ko mu Rwanda urumogi kurukumvaho ari marafoko ni nk'ubutinganyi dore reka nkubwire ukuntu bimeze reka nkubwire itegeko ryasohotse hariya
gutingana ku karubanda bya bindi nyene batingana ku karubanda nyene ugasanga nyene nk'abantu bari gusomana nyene abagabo nyene sibyo nkabira ese Mungu yakoze hariya nyene sibyo niko bikoze yambaye yaze gukora nyene yambaye string cyangwa nyashi cyangwa yambaye ubusa byari guhanwa ariko dore icyo Museveni yanga abantu batinga nkuko natwe leta y'u Rwacu ugenze cyabwanga ko tuvuga amagambo y'urukoza soni anyuze mu bitsina ko bishyira hanze tukagaza n'ubwambure bwacu nibyo bintu byirero hariya banga iyo bagufashe nyine baragufunga ntabwo bakwica bakwica gute se bariya n'Imana none kugira ngo byumve ubutinganyi bwanyu ariko bumeze nk'ubwo bwateye imbere ku isi hose uzuko leta yo kwa Museveni nabirebaga mu makuru mu gitondo yahombye inkunga yahabwaga niba ari miliyari 400 z'amashiringi ku mwaka kubera kwamagana ubutinganyi nose kayo ubundi biriya bintu ninde byubyihishe inyuma so nuvuga ngo twebwe buri mwese nubwo tufite agatsiko k'abatinganyi kandi ngewe simparizo mu gatsiko k'abatinganyi ngewe wanyawe kayusi sibyo ariko nyene hanze ntabwo nkura mu gatsiko ngewe nta nubwo nicuruza ariko nyene dufite wa muntu bita pampa ngira muramuzi wandi ugeze kuzamura idarapo ramuzi pampa ndamuzi muri za Amerikano ni wavuze uti abatinganyi n'abantu bavukana hormone nkuko nawe mwavukana ubumuga yego ntabwo sinzi nimba nawe waramutiye ko sindahura nawe ariko yaravuze uti abatinganyi mu bafate nk'abantu basanzwe wenda ntiyagira umutinganyi wa hotel undi muntu akamushukisha ibyo afite cyangwa akamufata kufu uwe muzamuhane ariko ubundi man ubyaye umwana umeze nkanjye cyangwa ubyaye umwana ufite ubumuga wenda budasanzwe wamujugunya nese no ubumuga oya ntabwo ari ubumuga ni hormone niko Imana ibaturema ni wabyikuramo ntabwo byakunda ntacyo rero ubwo ibyo ntacyo kicize tirangije nose kayo ukuvuga ngo ntabwo ugira igitsina yewe se mfite ibitsina bibiri ndatera nkanaterwa no kuvuga ngo mfite inyuma mu kabuno na penis ntabwo tubivuyeho bose nk'ubu ufite nk'ubushobozi ukajya kwisabisha nka Faisal bakakubaga bakabikuraho ibyo byose babikuraho gute bagakata igitsina cyane bakagikata bakagikata bagikuraho bagafata ruriya ruhu bakagumira bakakuraho hoye bagafata kugikomera kandi kimara oya ibyo byo wabireka kugira ngo wapfa umunyice ariko kugira ngo ufate igitsina cyane ugikate ugikure utabikora urare kubutinganyi cyangwa sha bafaza ari bagikata kugira ngo bagikate nanone sha umva bafaza bakizirikira inyuma bakagihuza n'inda bakagihuza n'umukondo bakagihuza oya bakagukona bakagukona wenda akugira ngo bakaromwereka noneho shaka umuntu w'inshuti yawe cyangwa umuryango washaka umukoba gukone ujye ubwo ntabyo ugira ujye unyarira muri sonde kuko ubu nta kintu base beho nyikimuka kandi buzima nyara bihagaze bisanzwe nkuko nabandi bagira nawe ujye kunyara uhagarara jewe ibyo biye ngombwa ndicara sindi sexese jewe ndi ya hybrid ariko hari twigeze gura mu biryogo uvuye gura ko wategeze nari mvuye kuzigura byo gukora ko bategeze uyikoresha mu kabuno nk'ubu ngubu ndazambaye ariko sinshaka kubigaragaza ko urabari guhendera abantu yego narwo byemewe ndazambaye kuko ubu tuvugana ndanibinda rwose nzana agashokoshi kanje hari oya sigombwa mvura muri karo kanyose ngewe ngubu tuvugana nigera muri gahunda zanjye zindi ariko Imana idufashe nawe gufasha uhinduke sibyo kuwa kare tuzahuranga ibi plate bitariho nibyo biherena none badukoreshe part 2 none bimeze gute ako nizere ko uzabanzaniye Pridas oya no kuvuga ngo kandi nshaka na pampa oya bituvuta no kuvuga ngo ibyo bya pampa ni nagukunze uri mwiza oya urukanda rukubita oya ngoka byara uri mwiza je wenda abantu babagabo nabo ngabo goroshye kabisa ntago nishoboreye abasa ndabaretse kamwicane ariko abutamwisha musaya abaya oya ujye n'urugabo sha n'urugabo uzongera bitana uhaje pe nk'abagabo babaretse niko babagabo oya koreka kayu abagabo kapfowe abantu mwe ntabwo byari byoroshye iyi ni Kigali Live TV Merci musabe intari meze nk'ipusi Rwanda ndetse n'abanyamahanga je suis Ariyo komesha de la maison de Wande et des étranges musarisha umuntu oya agomba gukora uwo muri bibona ifarishe societe nyarwanda ukiragarutse reka oya kayu suka nagatebo hakoze kudukurikira reka tuzabuze ubutatura bakunda cyane ciao